angisha inama arambwira ngo ari mwebwe nzababwira mumufashe gusobanukirwa icyo yakora. Yaranyandikiye arambwira ngo nzakubaze ese nk'umugabo ko yabonye bene wabo b'umugore baziwe mu rugo baje kuhaba ku mpamvu zigiye zitandukanye. Hari uwaje kubera ko ari hafi yo ku ishuri, ubwo nyine aza kuba aho hafi yo ku ishuri, nyine ntiyaba muri hostel cyangwa kubera ko ari muri kaminuza cyangwa muri dorotwari, aza kuba aho nyine mu rugo kwa mukuru kwa murumuna we. Hari n'undi noneho nawe ni umusore nawe yaje aje mu kazi, aje gushaka akazi, aravuga ati nta handi nashakira akazi ndetse kwa nawe babyita bofre, babyita kwa mukwe wacu. Kandi noneho umugore agerageza gushaka akazi, we nta mahirwe yo kubona akazi afite. Kandi noneho n'umugabo amafaranga ahembwa aba asa nkaho nyine ari kwikebagura, ni nko kuyakura mu kanwa k'inzoka. Ati none ko ndi kubona n'umwana wanjye ntazashobora kumurihira, ko murihira nkaho naciye ku rudodo nambuka inyanja, ati none mbigenze nte? Wamugira inama. Urakoze cyane. Hari ibintu biba bishekeje binababaje vraiment. Undi abana banyu babahe umukwe mwamushyingiye abana bangahe? Babyeyi banso abamama musubize muri commentaire. Uyu ko baramushingiye nyine gusa uri kubyumva nyine abo baje barumuna b'umugore n'inyongezo mu muhaye. Nta n'inyongezo, ahubwo umugabo akaba ari aho ari mu mandazi, hari n'ubwo igicuku kiniha ntagire ibyo akora gacya mu gitondo nyine ku kazi akaba ari yabikorera. Fatiraho wa musore wa mugabo. Ubundi hari ukuntu uyu mugabo icyambere abura ubwisanzure mu rugo rwe, nakomeje gukomozaho, ugasanga umugabo mu rugo ntiyisanzuye, ntiyisanzuye n'abana be ntari kubabona, bahugiye mu byumba kwa baramu babo. Icya kabiri, ntiyisanzuye mu mirire ye ku meza, ntiyisanzuye kuba yakina n'umugore we kubera amaso ari aho ngaho. Uyu mugabo ntiyisanzuye kuba yahaha inkoko ngo arye ukuguru, ashiduka ari ibaba. Ariko kurya ibaba ni ikibazo cy'umugore yashatse. Ubundi se kuki umugore yashatse mbere y'ibindi byose aticaza akababwira ati mwitonde, hano ntabwo ari iwanyu, mujye murekana rero umugabo wanjye, mujye mutuza ku meza. Yenda babikora ese uwo mugore binjiranye gutyo urumva nyine ubwo bwenge bufite uwo mugore, ubundi binjiranye bakabaho. Ubwenge bwa mbere yarabubuze, ubwa kabiri nibwo azazana. Amaraso ni mabi mama Marione. Amaraso ni mabi se, ndabyemera ko amaraso atari amazi. Ariko amaraso atari amazi se kuki agiye gukora nk'amazi? Yiyubake vuba, agize amahirwe. Aje guhagarara mu ko abandi bubake mukwe. Exactly. Mbaye kurufata icyuma. Kuba ashatse muri uru rugo, abo barumuna be bari imfubyi, uwo ari we wabareraga. Sibyo? Uyu mugabo yagiye kumusaba abizi ko abo bana se na nyina bapfuye, uwo mukuru wabo ashatse ari we wari uri kubarera. Aha naho tubyumve. Yego. Aha naho tubyumve. Ko agiye kumushaka ari we wabahingiraga, ari we wajyaga gufura bakarya, ari we wajyaga kuzunguza agataro bakarya. None ukaba umukuyemo umuzanye ubizi ko batari bagira n'ubushobozi bwo kumenya aho ibyo biraka biba, cyangwa baraniga deja, bashobora no kuba banigaga ari we wabadudubiraga. Eske wowe wagiye kumusaba wamukunze, wabanje kubitekerezaho uko aba bene nyina bazabaho umujyanye yarabatunze? Barabona ko nashatse ngakira nkabanga. Yego. Uyu mugabo rero ahuye n'umukoro utoroshye, ariko ndamugira inama yo gukora nk'umugabo, kandi akore nk'umugabo uzabana na famiye igihe kirekire, kuko ibyo nabyo bigufasha kutindana na famiye. Ntukemere ko famiye zikumenyera bene ako kageni please. Ntukemere ko famiye zikumenyera. Cara mu biganireho na madamu.
Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe mwese mukurikirana Umutsinzi TV umunsi ku munsi, aho muri mugiye mutandukanye mu mpera z'isi. Uwiteka nabagirire neza. Turi kumwe n'umushumba Pasiteri Misiyoneri Alisa Nyirabagenzi. Muraho neza mubyeyi? Yego muraho. Turakwakiriye ku Mutsinzi TV nk'ibisanzwe. Murakoze kunyakira. Yego kandi namwe murakoze kuba muduha akanya kanyu. Ni ukuri turagashimira Imana, turanabashimiye namwe ubwanyu ku giti cyanyu. Uwiteka bagirire neza. Amen. Hanyuma hari abantu wenda hano ku Mutsinzi baba batakuzi, wabasuhuza, wamara kubasuhuza ugasenga Imana tugatangira ikiganiro. Ndabasuhuje cyane abantu bo ku Mutsinzi TV. Ikaze mu mpaye nanjye ndababwiye ngo mwumvemo ikaze. Haleluya. Hanyuma tugiye gusenga Imana, tubasengera, dusengera n'umwanya twinjiyemo. Urakoze Mana ishobora byose, waremye ijuru n'isi, uragahora usingizwa. Uyu mwanya nyemerera gusenga kwanjye kuguhumurire. Ndasengera umuntu wese ugeze muri iki kiganiro kugira ngo imbaraga zawe n'imbabazi bimuzeho. Ijambo ryose rituruka muri aka kanwa washyizemo ribe inkota ityaye amugi yombi kugira ngo rikemure ikibazo umuntu wese afite. Ndasabye cyane ngo umuntu wese ufite ikibazo n'intambara n'ikigeragezo icyo ari cyo cyose umuhe gutabarwa. Ngushimiye ko utangiranye natwe ugasozanya natwe, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Amen. Hanyuma uyu munsi wa none ndashaka ko tuza kuganira, n'ubundi turacyari mu ngo, turacyari kuri episode yo mu ngo. Uyu munsi mfite umuntu wanyandikiye angisha inama, arambwira ngo ari mwebwe nzababwira mumufashe gusobanukirwa icyo yakora. Yaranyandikiye arambwira ngo nzakubaze, ese nk'umugabo ko yabonye bene wabo b'umugore baziwe mu rugo, baje kuhaba ku mpamvu zigiye zitandukanye. Hari uwaje kubera ko ari hafi yo ku ishuri, ubwo nyine aza kuba aho hafi yo ku ishuri, nyine ntiyaba muri hostel cyangwa kubera ko ari muri kaminuza cyangwa muri dorotwari, aza kuba aho nyine mu rugo kwa mukuru, kwa murumuna we. Hari n'undi noneho nawe ni umusore, nawe yaje aje mu kazi, aje gushaka akazi, aravuga ati nta handi nashakira akazi uretse kwa, nawe babyita bofre, babyita kwa mukwe wacu. Kandi noneho umugore agerageza gushaka akazi, we nta mahirwe yo kubona akazi afite. Kandi noneho n'umugabo amafaranga ahembwa aba asa nkaho nyine ari kwikebagura, ni nko kuyakura mu kanwa k'inzoka. Ati none ko ndi kubona n'umwana wanjye ntazashobora kumurihira, ko murihira nkaho naciye ku rudodo nambuka inyanja. Ati none mbigenze nte? Wamugira inama. Urakoze cyane. Hari ibintu biba bishekeje binababaje vraiment. Kuvuga ati yenda akandi kanone nibagiwe, ngo kuvuga kuri yenda kuri uwo musaza we ni ikibazo, ngo najye gukodesha kandi nyine na mushiki we ahari, kandi noneho n'umugore we ahari, kandi noneho harabireba agasanga mu muryango ni wa muntu nyine ugaragara nkaho ari ufite izina mu bakwe. Come on pastor. Ego umugabo mbabaje. Ubwo no kuvuga ngo muri umuntu madamu araje, nimba afite babiri bazera imwe, nimba afite musaza we, nimba afite batatu bazera imwe, ubwo na nyina araza. Kamemu ntiyasigara mu rugo wenyine. Oya, azasigara kubera ko uwo mugore aracyafite se na nyina, ntabwo yasiga umugabo we. Nyina ye yenda azajya asimbuka rimwe na rimwe, aze kwisurira abana be, azamare nk'icyumweru cyangwa ukwezi. Akubite nk'ukwezi cyangwa ibyumweru bibiri. Bibisibaniro. Dore agasozi mbonye katagira umuco. Agatangaje, urumva hari n'ibintu bidakorwa cyane. Hari ibintu nyine biba bigomba gukorwa bakanafinyora. Nta mifinyorere yahari mu kubakira urugo hirya mu mbere. Reka kwihuta. Va muri salo. Reka kwitahita ngo ugere mu cyumba utararenga na salo. Reka duhere muri salo. Ngo mbega ubwo barateze bamwe bavuye za Ngororero, abandi bananiranywe n'ingo zirasenyutse za Cyangugu, undi nawe yashatse mu Gakenke nawe ruramunaniye, agiye kuba kwa mwene nyina. Mama wa kabyara. Ndi nawe ari kwiga muri Yerika,
ntiyashobora ubuzima bwo mu gasozi nyine kandi undi afite nabonye iwabo inzara iteye atabasha ibijumba yego kandi arangije ati kwiga ati segonderi. mukuru wanjye yashatse umukire Mm, i Kigali aho barya umuceri w'umutanzaniya ni yego urugero yego reka mbe ngiye kubayo cyane. mama shenge cyo 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 ariko hari ibintu tutazajya tugombera no kuza hano ngo twigishe Mhm. ahubwo tukajya mu ngo ahubwo mujye muturangira muri izo ngo tujyeyo tujyaneyo abayobozi gukemura ibibazo biba Gute se wajya umuyobozi se yaza akavuga ngo musohore ubwo ya- tuzashaka umuyobozi w'umudugudu keretse Murakoze. dushatse ahubwo imibereho myiza y'abaturage. murakoze cyane Mm. harya ubwo uyu muntu aba afite inzu ingana ite ibyumba 3 na salo. agiye kuryamishamo aba bantu harya ubu nimba niyo yaba afite inzu nini harya ubundi byitwa ngo iki Abana be b'abakobwa bararana na barumuna b'umugore, ab'abahungu bakararana na musaza w'umugore. Ubwo nyine iyo yaje abahungu nyine bajya kurara muri salo mu ntebe, nyirabukwe nyine akajya kurara hirya aho. ubundi akabyuka akenyera igitenge mu mabere imbere y'umukwe N'umukwe akabyuka akenyeye isume. akomoka zara Kiragingo. dore nyecuru ni mu isume mu gitenge imbere y'umukwe cyane rwose. ava mu cyumba ava mu kindi ajya kwiborosa atambuka muri Inyuma y'inzu jaride bikubita ngo piku piku. Se si baca umugani ngo nujya kurambagiza umugore uzamanza urebe nyina. hariho ikibazo muba mumbajije nkumva ni n'akasamutwe Ni ubwa mbere ariko umbwiye ngo ikibazo ni akasamutwe. Ubundi mu bantu nizera si uko kiba kinaniye kugisubiza nuko mu rundi ruhande hari ibintu biba bidakwiye kubaho kamemu umuco ikinyabupfura kubaha urugo rw'umuntu ese tureke n'abavandimwe no kubaha urugo rw'umuntu bibaho uretse n'abavandimwe ariko uzi ko niyo uri inshuti y'umuntu ukajya kubasura ukabona imvura iraguye uzi ko wiyaranje ukemera ukayigendamo kubera ko uzi ko imvura hari ibintu byinshi ikemura mu rugo rw'abantu ni ukuri pe yewe data tugende twagiye turakata iburyo cyangwa ibumoso turahaca hose urabona mbega ubwo mba ndimo nshushanya yego ubwo mba mise ntekereza nanjye wenda hari nuko wenda agenda nabafite byanashoboka ari banza nabyo ariko se bahari ubwo mba ndi gutekereza utari bucura ufite basaza bawe n'abarumuna banjye na bakuru banjye ngo zananiye yego nkabona baje kuba mu rugo mpita nibaza harya ubwo dusangirira ku meza amwe harya ubwo nabona uko niryagagura ku mugabo bareba kandi bo byarabananiye harya ibi bintu harya ubundi bamfashe kubinyuza muri paswari tubisye kuko rero reka duhe inama uyu mugabo ariko duhere ku mugore reka noneho nadukire uyu mugore muhe inama muhe isomo mbere yo kugira ngo njye guha inama umugabo bimubayeho reka mbanze ndebe uyu mugore ufite irangamuntu washatse akuze wasezeranye ivangamutungo ubwo niyo ni imitungo ije se baho ubwo abavandimwe n'imitungo ije muri yasezeranye esike ni ibirongoranwa ni ibitwikururwa ni ibitwikururwa ku izina rya patiri nta mwana na roho mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ngo wubahe Imana kandi uyihimbaze n'isi izabure guhinduka mubyeyi Mariya wohereze roho yawe byose bibe bishya turagusaba kubwirizwa nawe no gukora ibitunganye ni ibisuranwa nyuma y'ubukwe uko bimeze da ariko ubwo baba barazikinnye akiri iwabo ariko ubwo ntibaba barabiteguye akiri iwabo ati nimubona mpageze muzamenye ko mutabawe muzaze tukirye doke nimubona ndwinjiyemo
muzamenye ko gutabarwa kubonetse, abarira mwihanagure gutabarwa kurabonetse. yego. Tujye kumurya imitsi yuma ahagaze, ajya agenda yibagiwe inzira, nagera muri kwasiteri ajye yivugisha ati igikoma mu kinyweraho. Mbega ni nko guturubuza umwana wa rubanda ahagaze, ku buryo akora amanywa nijoro ngo babone uko barya, mu kanya bati umuceri urashize atarahembwa, mu kandi bati kuri botike turimo ideni ryaya, mu kandi kanya ati wa muramu wawe televiziyo yayimennye, mu kandi kanya ati wa murumuna wa madamu ya teremusi niwe wayimennye, mu kandi kanya watambuka ugasanga kamambiri zawe zambawe na nyoko bukwe, mu kandi kanya ugasanga ya myenda ujyana muri siporo yambawe na musaza wa madamu muto. Ndabiruzi. Mu kandi kanya ugasanga avuye kurepeta yambaye za nkweto zawe z'ingozi wakoranye mariage, mu kandi kanya ukajya ukabona uwo bagize garisodonere yambaye kositimu ya madamu yamuhaye. Ibi bintu bisa biti, ibi ni ibikibaho bakristo bavandimwe, ibi ni ibiki? Ndashaka kumenya ibi bintu ibyo ari byo. Rero reka dushake ubwongo kuko izi ni imvune, reka dushake ubwongo twunge turebe ko twakunga. Kuvuga ngo reka tuganirize uyu mudamu, katuganiriza uwo mudamu. Hari n'ibintu wumva, hari n'amagambo wumva akanajya nagutokoza mu maso pe. Ibi bintu byantokoje. Reka tubanze twunge uyu mudamu aravunitse. Ndashaka kumenya aratekereza neza. Ari redi? Ari redi? None se si bari umunabe nawe, si amaraso ye se? Kandi naha bahera banabazunguruka akajya atera inda murumuna wawe mu kanya ukaza gukurega kwa pasiteri no kurwana no kujya kumurega iwanyu ari mwe mwana bazanye gutega imitego uyu mugabo, mwaje kumutega imitego. None se uzi ko umugani uyu mugabo nasanga yenda yari ari kugenda nyine ari kuzenguruka inzu ye, yenda ni inzu ye, ari kureba mu gikari uko hasa, asanze nyiramukobwa murumuna we yahenereje yenda ngo ari gukubura. Nabona akabona diferanse n'umugore we se, urumva ntataragirira ntuza, si wowe witeze arareba nyine ari mu nzu hejuru ku rusenge nka Dawidi. Si ukumwitega imitego, si ukumwitega imitego. None kandi dusanze uru rugo uyu mugore atanakora, ntabwo akora. Icyo bashinzwe no kwirirwa barya imitsi, ubundi bakirirwa baganira bakareba televiziyo. N'umugabo anataha agasanga ntibirashya, yajya no kwarura mu gisorori bakarura mbere, akarya ibyo bashigaje. Umunyamahoro uri aho akibomba reka ngo adasenya, akagera aratanahaze, agapfiramo. Agatese kandi akeneye yuko agapfiramo w'abandi ashimwa na kwa nyirabukwe. Ako se ndagirane umva akantu yatambitsemo ngo kandi ni njye ufatwa nk'aho ndi umugabo kuko abandi nyine zabananiye. Abona yuko urwe byibuze rurakanyakanye. Reka tubwire uyu mudamu wafashe abo bene bakabazana mu rugo, acyumva iki kiganiro mbare gatatu abohereje. Abajijije iki? Iki ngiye kuvuga. Okay. Ijambo rya mbere, aba bantu ni bazima bafite ingingo zose zirakora neza. Atarubaka urugo babaga ngo yinjire kwa Filipo. Ngiye kwa Filipo. Abasoje. Ba Filipina bo babagahe. Aho babaga rero niho nshaka ko aba bashubije. Ariko nkashaka no kumuha inama, kumuganiriza. Kumuganiriza, uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba atazi imvune z'urugo, ataraganirijwe. Uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba atabona sapoti umugabo afite uko ingana. Yego. Reka mvuge n'akandi kantu, ariko sorry, ashobora kuba ari injiji umudamu itareba kure. Itareba kure, uyu mugabo akorera ngahe kugira ngo ngabanye ubujiji yakorera, ejo azabyara ndi, ejo tuzagira iterambere, ejo tuzazamuke niga uburyo abana babafasha,
aya make amaze kuba menshi, abansize nazabafasha gute ahubwo kugira ngo bagire icyo bimariraho, kugira ngo mbica mu mutwe baze kurya badakora, baze gupfa mu mutwe. Ndahamya ko umudamu adafite imitekerereze yuzuye, akeneye no kuganirizwa. Hanyuma wowe mudamu mumeze mutyo, uru rugo rumeze rutya, uyu mudamu ankurikire anyumva ahereye kuri ibyo mvuze. Ijambo rya kabiri, koko ashobora kuba ashatse muri uru rugo abo barumuna be bari imfubyi, uwo ari we wabareraga, sibyo? Uyu mugabo agiye kumusaba abizi ko abo bana se na nyina bapfuye, uwo mukuru wabo ashatse ari we wari uri kubarera. Aha naho tubyumve. Yego. Aha naho tubyumve ko agiye kumushaka ari we wabahingiraga, ari we wajyaga gufura bakarya, ari we wajyaga kuzunguza agataro bakarya. None ukaba umukuyemo umuzanye ubizi ko batari bagira n'ubushobozi bwo kumenya aho ibyo biraka biba, cyangwa baba baraniga deja, bashobora no kuba banigaga ari we wabadudubiraga. Eske wowe wagiye kumusaba wamukunze, wabanje kubitekerezaho uko aba bene nyina bazabaho umujyanye yarabatunze? Ubwo rero nimba utabitekerejeho nabazana, wa mugabo kenyera ubatunge wishimye, uririmba iz'amazamuka, ubarere ubabere se. Niba nagukoroga umenye ngo uyu ni nk'umwana wanjye unkoroze, ubarere bakure neza bajye ku murongo. Nimba ari yo ka, ibyo byo ndabyemera. Ariko nimba ari umukobwa wahagurutse mu rugo rufite ababyeyi basanzwe bahaba nyine biberaho mu buzima bubi, babona mwene nyina ashatse umugabo ukanyakanya bakavuga bati tugize Imana natwe tuzajya kubayo. Ahangaha ndakubwiye ngo muzinge varize musubire iwanyu, mureke kubangamira uru rugo. Kandi namwe muri kunyumva mwaraje muri ubwo buryo, munkurikire namwe mbabwire. Birashoboka ko mwe mwanyumva, ariko umuvandimwe wabazanye adafite umwanya wo kumva iki kiganiro. Yego. Wowe ubwawe ukaba uzi kuba muri urwo rugo kubera iyo mpamvu, waraje uhunze ubuzima bw'iwanyu, waraje wumva waraje gukora amakosa iwanyu batazaguhanira kubera ko mutari kumwe, waraje kurya imitsi ya muramu wawe. Mu by'ukuri tutiriwe tubara tugeze ku nshuro ya 3, tukibara rimwe, subira iwanyu ureke uyu mwana yubake. Kuko ikintu kinababaza ni iki, aha hantu baje gutya usanga n'ubundi urugo rubamo umukozi. Uzabicunge kubera imitekerereze yabo inapfuye. N'ubundi usanga kuba baraje muri urwo rugo bene wanyu bitabuza umukozi kuba mu rugo. Gusa ubundi mu mazi. None se ubwo abo bene wabo baba baje kuba abakozi b'umugabo? Ese urumva none se ahubwo burumva batekereza neza? Umugabo ashobora kuba yarashatse mu bantu batekereza gake. None se ahubwo urumva batekereza neza? Ubwo bose barica umukozi abakorere. Niborohereze muramu wabo byibuze, bavuge bati nk'ubu turaho umukozi arakora iki? Ayo muhemba umukozi n'abagiye dukore, banubahe muramu wabo. Afazari tubone ko aba bantu bazi no gucinya inkoro, bataje kwigira abanyakubahwa mu rugo rw'abandi. Ahubwo rero hariho akabazo kamwe kasigayemo. Wari uzi ko hari abantu batashobora gukora ibyo umukozi ashobora gukorera umwana, ari uri gukorera mu gihe bari gukorera amafaranga. Umukozi uri gukorera amafaranga, hari abantu baje nyine mu rugo ariko batashobora kubikora. Icyitonderwa, urugero, uyu muntu nimba mwaronse rimwe akaba atabasha kurera uyu mwana abereye nyina wabo kurusha umukozi rubanda, uyu mwana abereye nyina wabo amaraso atashobora kumurera, uyu muntu ni umugome. aho hari abantu bagira umutima yoroshye. Ubwo so ni umutima woroshye cyane, umutima ukomeye. Ndumva waba woroshye kubera ko nyine ibintu ababona nyine ni umutima ukomeye nk'ibuye. Akeneye kugira umutima woroshye nk'inyama. Urumva neza uwo muntu, urumva atekereza neza nimba atabasha
kurera abana ba mwene nyina ngo anabarere neza kuruta umukozi. Aha, ikindi. yego. Nubwo ntago mpasobanukiwe neza. Mm, Njye numva kuzana umukozi, mm, ahubwo yenda uyu mukozi hari igihe hari ibintu yenda bagombye gufasha mwene nyina ku buryo urugo rususuruka, mm, ariko sinumva ko baraza kuba umukozi. None se ko yenda baje buri muntu wese afite gahunda, mm. bahahurira yenda nimugoroba mama Mariyone. Bahahura nimugoroba, umwe yagiye kwiga undi yagiye mu kazi ke Yego, kubera ko ashatse kuza kuba hafi y'akazi. kugira ngo nawe yiyubake vuba, agize amahirwe. Aje guhagarara mu ko abandi bubake mu kwe. Exactly. Ere. Mbaye kurufata icyuma. Aje guhagarara ku ikofe ya bofu, Yego, yubaka ikofe ye. yego, yego. Ariko Aje guhagarara ku ikofe y'umugabo wa murumuna we kugira ngo arangize kaminuza cyangwa segonderi nta kibazo. Iwabo mu cyaro baracyacana agatodowa, ageze aho barakanda ibikuta bikaka. ndacyaha uyu mugabo Paul, ariko ndaje mu kanya mugira inama. Mhm. Hanyuma Mm. hari ikintu cyitwa kubangama no kubana. Kubangama no kubana. Mm, Come on. Mhm. mm. Mm. Kubangama ni uko turimo kuvuga, ukaza kuba mu rugo nk'uru nguru Mm. nta mpamvu yumvikana. Yego. Ubwo impamvu zitumvikana nk'urugero nk'ebyiri. Impamvu zitumvikana Yego. ni ukuza kuhaba ntacyo uje kuhamara. Urugero, uje kuhaba mu rwego rwo kwikunda kugira ngo ayawe ujye uyakorera uyabika, ntubahe n'uwo mufuka w'umuceri ku kwezi. Iyo ni impamvu yo kubangama. Ikindi, uje kuhaba nta kazi ugira kubera ko ariho uzajya uruhuka ukabona interinete, ukareba televiziyo, bakakubwira ngo karibu ku meza. Iyo ni impamvu yo kubangama. Impamvu yumvikana ni imwe ya mbere twavuze, ko uyu mwana ari imfubyi yareraga bose ababyeyi bapfuye. Iyo ni impamvu Okay. yumvikana Mm. byatuma aba bantu baza kuhaba. Mm. Indi mpamvu yumvikana ni impamvu yo kuza kuhaba igihe gito, nko kuvuga ngo mbonye ka misiyo kari bumare iminsi 10. Sorry, mwampa aho kuryama muri iyo minsi 10? Ariko nawe ugatekereza mu bwonko ukavuga uti ese iyo batahaba aho nari kujya sinari kuhishyura. Mhm. Ese ndetse kumva ko ari kwa mwene wacu Mm. muri iyo minsi 10 na buri kintu nsiga mu rugo kigaragaza ko burya wasabye mu bantu, utasabye mu batinde. Byibuze muri iyo minsi 10 ngiye gutaha, mwamperekeza tubisikana n'umufuka w'amakara winjiye, ukanabikora utashye kugira ngo batagira ngo wihahiraga. Byibuze ngo n'uyu mukwe abone ko atasabye mu batinde. Iyo mpamvu yatuma uza kuhaba, ariko ukagaragara nk'umuntu koko uzanywe n'iyo minsi runaka, y'impamvu runaka, ukabiha n'agaciro ko aho hantu wahabaye, ugasiga usapota, ugasiga wubakiye umuvandimwe aho kugira ngo usige umusenyeye. Yes. Hanyuma rero uyu mukobwa birashoboka ko n'aba bavandimwe baje ku ngufu nawe abangamirwa. Uzi ko hari ukuntu baza nawe atabishaka, wari ubizi nabyo? Ko bashobora kuza bakahaba nawe atabishaka, nawe akabaho gafite ikigerageza n'abirukana ntibagende. Ukabona nawe yarabangamiye cyangwa wapfiriyemo kuko yabona imfura, ariko akabona ko bimubangamiye, ariko yabuze uko abigenza. Mhm. Ese ubundi mbase, Mm. reka ndimukire gake nsimbukire ku babyeyi b'uyu mukobwa. Yego. Ese papa na mama bite byanyu ubundi? Bikwaye. Mufite ikihe kibazo mu mutwe gituma mushyingira umwana w'umukobwa, mukohereza abamubangamira kugira ngo agandukire umugabo, agandukire n'urugo rwe? Ni ikihe kibazo mufite gituma mutagira n'abo bana inama, mukohereza abandi? Bite mwa bakecuru mwe namwe basaza, izo ngeso mwazikuyeho ko mu Rwanda zitahaba? Ariko zarahahoze. Oya. Ahubwo Oya, urashaka guca bije umuco. vuba. Bije vuba. Wica umuco pasite. Reka. Ibi bintu bije vuba. Kera Ngewe n'abakecuru bashingiraga abana babo mu kidara cyangwa muri sare, ntibanywe ntibarye, ntibajye no guhobera umukwe, ntibarebane mu maso. Ariko aho biziye, aho uruzungu ruziye, bari kujya guhoberana n'abakwe, bakaramutsa abakwe. kanze gakeya.
yarazindutse agiye gusura se w'umugore we mu rugerero. Icyo ni igitekerezo cya mbere. Kabiri, uwo ni umugani cyangwa se ni umwandiko. Kabiri, ngo mu biruhuko ngo waruhukiye, ngo naruhukiye kwa masenge uba i Kigali, sibyo? Bivuga yuko byagenaga ibiriho ko iyo ugize amahirwe ukagira mwene wanyu urenga imisozi akajya n'ahantu hari iterambere, iyo mwaruhukaga mwajyaga kubasura. Ahubwo twebwe kuza ndumva atari ikibazo, ahubwo kuhatinda. Kuhaba niyo sije turiho. Ntuvuze kuhaba? Ndavuga kuhaba. Kuhaba niyo sije turiho. Kuhaba, kuhatinda, kuhaba igihe kirekire. Ibi bintu turaza gusanga n'ababyeyi b'aba bantu nabo badafite gutekereza kwiza. Ubundi abana banyu babahe? Umukwe mwamushyingiye abana bangahe? Babyeyi abamama musubize muri komantere. Ushobora kuba baramushingiye nyine, gusa uri kubyumva nyine. Abo baje barumuna b'umugore n'inyongezo mu muhaye. N'inyongezo, ahubwo umugabo akaba ari aho ari mu mandazi, hari n'ubwo igicuku kiniha ntagire ibyo akora, bugacya mu gitondo nyine ku kazi akaba ari yabikorera. Fatiraho wa musore wa mugabo. Ubundi hari ukuntu uyu mugabo icya mbere abura ubwisanzure mu rugo rwe. Nakomeje gukomozaho, ugasanga umugabo mu rugo ntiyisanzuye, n'abana be ntari kubabona, bahugiye mu byumba kwa baramu babo. Icya kabiri, ntiyisanzuye mu mirire ye ku meza, ntiyisanzuye kuba yakina n'umugore we kubera amaso ari aho ngaho. Uyu mugabo ntiyisanzuye kuba yahaha inkoko ngo arye ukuguru, ashiduka ari ibaba. Ariko kurya ibaba ni ikibazo cy'umugore yashatse. Ubundi se kuki umugore yashatse mbere y'ibindi byose aticaza akababwira ati mwitonde, hano ntabwo ari iwanyu, mujye murekana rero umugabo wanjye, mujye mutuza ku meza. Yenda babikora ese uwo mugore binjiranye gutyo urumva nyine ubwo bwenge bufite? Uwo mugore ubundi binjiranye bakabaho, ubwenge bwa mbere yarabubuze, ubwa kabiri nibwo azazana. Amaraso ni mabi mama Mariyone. Amaraso ni mabi se, ndabyemera ko amaraso atari amazi. Yego. Ariko amaraso atari amazi se kuki agiye gukora nk'amazi? Ahubwo amaraso kuki atangiye kuba amazi? Amaraso yawe wayagira utyo? Aya maraso kuki atangiye kuba amazi ndugu yangu? Amaraso yawe wayagira utyo wajya kuyakonsoma? Nagaragaje impamvu zituma waba aho hantu, ndi ku mpamvu zituma utemerewe kuhaba. Nta kazi ugira, ntuje kuhaba kubera akazi k'igihe gito ngo usige uhashyize n'umugisha uruta ukonsomye, cyangwa ungana n'ukonsomye, cyangwa kimwe cya kabiri cy'ibyo ukonsomye, kuko ntawe bigusabye. Mbega uje kumva ushaka kuza kuruhukira imvune kuri bofo wanyu? Ibi simbyemera namba na gato. Kuko icya mbere, uyu muntu ashobora kuba yari afite n'abashyitsi mu bofo wanyu, yatekereza ko adafite aho abaraza cyangwa badafite aho baza kwicara kubera ko yaganjwe, yakubititse, akavuga ati reka banjye mbareke. Ahubwo ab'iwabo w'umugabo iyo baje baza se ubwo se urumva bajya we baraza, ahubwo bashobora no kuza. Reka dushushanye ishusho y'uko baje, kubera ko uyu mugore agaragiwe n'abami n'ibikomangoma. Ab'iwabo w'umugabo iyo baje baburizwamo imbere y'akadomo, ntibubahwa. Ndetse n'iyo bakoze ntibabona n'aho baryama, n'ikiganiro bamera nk'abasuherewe, kwisanzura bihita bigabanuka. Bino n'undi mwuka, n'undi mwuka wo kwikunda useha ujyana iwanyu. Hakabaho n'ibindi bintu bibaho mu buzima bumwe na bumwe. Ugasanga yenda urugero, iwabo w'umukobwa baraje, haje abahungu n'abakobwa, iwabo w'umusore haje noneho nk'abasore, kuko burya abashiki b'umugabo ntibakunda kuza mu rugo rwa bantuza babo, ba demayi babo, kubera impamvu runaka bahita baba bakeba. Hakaza noneho rero ba basore
badafite icyo bishe n'icyo ntibijya bakijije, binahura bene abo umugabo ku mugore ntibihura, barahangana bahora mu ahubwo hari kazi akantu kajya n'ibikibe kabaho. barahangana, ntibibaho. Eh, Ntibibaho, icyo nacyo mukimenye, kandi iki nacyo ni ikintu twigishije igihe kinini, nacyo bagomba gukosora aba badamu b'urugo. Kuki bene wabo w'umugabo mudahuza bikaba induru bikaba danje, ariko bene wanyu baza bakavuna umuheha bakongeza undi? Aha twaba twigiye kwinjira mu kindi kiganiro, tuzagikora dusobanura izo mpamvu, ariko Yego. reka dufashe uyu mugabo waguweho. Yego, nashaka kuvuga amabi ahita aba mu rugo. Mm, Amabi ahita aba mu rugo ni uko hari igihe murumuna wa wa mugore mm, na murumuna wa wa mugabo nabo ubwabo bahuza mm. bakongera abana mu bandi. Nyine bikaba bwa bukongozi, yamenya ko ya mico idahwitse, ariko bibaho, ndabizi. Ariko warungurutse warugiye neza neza, ariko Bibaho, mbafashe. bibaho, ni ya myaka nyine usanga urugo rwahuye n'umwaka rukorerwamo ibintu bitakwiye gukorerwamo. Ubundi hari ibintu bikorerwa mu ngo bitagenewe gukorerwa mu rugo rwaheshejwe umugisha, baragusezeranije, abapasiteri bakaguhesha umugisha, ukaba ari wowe uruzanamo umuvumo, ugasanga urugo rukorerwamo imibonano n'abantu barenze 10 mu rugo rumwe, ugasanga urugo ruharana umwaka n'umugisha rimwe mwawukuruye, mwarangiza mukaza kuturushya ngo muzanye ibyifuzo ngo tubasengere. None bagira bate mu mushumba? Nyine bareka ibyo turimo turabaha umuti, nibabe iwabo, babe mu ngo zabo, babe mu ngo z'iwabo, babeho nk'uko bariho urwo rugo rutaraza. Yego. Habeho impamvu yumvikana ituma baza, byibuze naze, umwe naze habayeho kubyara aje kumufasha ko gutinda ikiriri, iyo ni impamvu yumvikana. Naze se umukozi yagiye kugira ngo akazi kadapfa amufashe, aho ntibahaboneka, ahagoye ntibahaboneka, baboneka ku muceri muremure no ku isosi n'isupu, aho sava. Ariko ahantu habasaba ubutabazi, aho ntabo njya mbona. Twagiye, reka dufashe uyu mugabo uhuye n'iki kibazo cya bene wabo baje barambije, akenshi n'umugore nawe bikaba bimubangamiye, yanabirukana bugacya bagarutse, yanababwira ati nimugende ejo bakagaruka, cyangwa se agatinya ati nimbirukana barabona ko nashatse ngakira nkabanga. Yego. Uyu mugabo rero ahuye n'umukoro utoroshye, ariko ndamugira inama yo gukora nk'umugabo, kandi akore nk'umugabo uzabana na famiye igihe kirekire, kuko ibyo nabyo bigufasha gutindana na famiye. Ntukemere ko famiye zikumenyera bene ako kageni purize, ntukemere ko famiye zikumenyera. Icara mubiganireho na madamu, mubiganireho, ntupfire mu mutima ngo ujye uvugira mu mutima amatamatama, muhamagare mubiganireho, mwicara mubiganireho, hanyuma arabyumva gake gake, arabyumva. Ushobora kumubwira bwa mbere akavuga turanyangira bene wacu, se nimba utankunda, nimba utabakunda ubwo nanjye no nkunda. Oroha bakubwire, gabanya, mubiganireho, werekane ingorane zirimo. Nimba udashoboye gutunga urugo rwawe neza muri batatu, nimuba 6, murabaho nabi, ejo mutangire kwivuza amagufa, mutangire kwivuza indwara y'imirire mibi. Yes, mubiganireho, murebe uburyo, nimba ari n'ikibazo bafite mubafashirizeyo, nimba ari ikibazo cy'inzara, basi mwige uburyo hajya haboneka agafuka k'umuceri mukaboherereza, habe haboneka ibyo biro 5 by'ifu y'igikoma n'agasukari kavanze mukaboherereza. Ushatse kuvuga yuko Nimba ari uyu inzara mukobwa uri yabazanye. muri yereka bamukodeshereze geto, uyu muhungu Oya, subira iwabo, ndi kuvuga gusubira iwabo. hari ugusubira iwabo rero bidashoboka. Kubera iki? Kubera yuko bavuka Nyamasheke, aje mu mujyi wa Kigali kandi aje kwiga muri yereka. Iyo se iyo urwo rugo rutabaho se, Hari nubwo atarari kwiga muri yereka, arari kwiga kuri hariya n'ubundi Nyamasheke nayo irahari. none se Nyamasheke nta kaminuza zihari? Ariko impamvu nyine umuryango waragutse, inka zagiye mu zindi. None se ko baguha umuryango w'umugore n'uwo bakoye, nawe uraje ngo bakwagure?
impamvu se abantu babera hose kugira hari abagabo bakwiye gupfa abandi se ubu ibyo biratandukanye, tandukanye aho gutabara umugabo utandukanye no kuza kubangamira umugabo. aho sinumva ahubwo umugabo utakwihanganira imyaka 3 ya bachelor umuntu akarangiza iyo bachelor cyangwa se iyo Ariko imyaka lisansi 3 ubundi urayumva? ayumva cyane kuki se Urumva? atihangana none se ubu yaba ari we noneho kwanza mukuru we yarashatse bikaba ngombwa yuko ajya kwiga yenda turi mu Rwanda mukuru w'umugore yenda mushiki we yaragiye muri Uganda. Buretse gato impamvu ndi kuvuga ibi sindi kurwanya iyo mibanire, banyumve neza abantu bankurikiye, ndi kurwanya akamenyero kuko tuzi ko iyo serivisi dushobora kuyiha nabo tudafite icyo dupfana. Exactly. Iyi serivisi dushobora kuyiha nabo tudafite icyo dupfana, ariko ndi kurwanya ikintu cyitwa umwuka w'akamenyero ngo kubera ko ari kwa muramu wanjye ngo ubwo nanjye ndahita nimukaho nigaganze ngo ubwo na wa murumuna wawe wundi tugize Imana ngo naze ngo ahitega muhereka mwese muhabe. Twe turi kurwanya umwuka w'akamenyero, kumenyera urugo rwa muramu wanyu, nicyo turi kwanga. Mu gitondo ngo mpitike, mu kindi gitondo ukabona atangiye kwambara amatisheti ye, mu kindi gitondo ngo mpari ifuti, ngo umunsi turajya kure noneho muramu watangira agire stress z'abantu barenze umwe. Nicyo ndi kurwanya. None se ibikoresho byose si iby'umuryango Mama Lionel? Rega ibuka yuko nyine wabashatsemo babona. Iyi kamera urayizinga utahe. Ibikoresho byose ni iby'umuryango, urabyemeza ko ibikoresho byose ari iby'umuryango ku buryo uyu mugabo ananirwa kubaka umuryango we akajya kubaka ibyo adashoboye, agasenya ibyo akajya kubaka ibyo adashoboye ngo nuko ibikoresho ari iby'umuryango. Ndashaka kubaza uyu muramu wanyu, uyu mukwe wanyu yatahaba mwari kwiyeranja mute kugira ngo aba bana banyu baze kwiga muri Yerika na Inirate? Kubera ko mucunzi uyu mukwe abonetse n'abigaga iyo ngiyo inyuma y'ishyamba n'abigaga mu bisi bya Rukara, kubera ko umukwe abonetse muje kubapangayo kugira ngo umukwe akunde avunike mugaruzi izo mwakoye. Aha niho ikibazo kiri, aha niho umuti ukenewe. Ahubwo uyu mukwe nabe maso amenye ngo aba bantu ko mbona bafite ikibazo ntibafashe mone. Aha ngaho noneho duha inama. Uyu mukwe akeneye gufasha aba bantu, cyambere akabanza kubafasha mu myumvire. Bashobora kuba ariyo mico yabo, bakunda kurya ibishyimbo. Yashatse mu bantu bafite imico nk'iyo yo kurya ibyo bataruhiye. Abantu nk'abo bariho yo guprofita. Hari abantu baba mu buryo bwo guprofita. Se niba ari abasireyi kwini n'abasireyi kingi uragira ngo bajye kuvuga kandi babonye abantu mu mico yo guprofita, simvuze abari bo kugira ngo ntagira abantu menasa. Ugasanga no mu kazi aho dukorera akazi k'ubutayeri, ugasanga kubera ko uyu muntu abana n'umwuka wo guprofita, ntari bugure urudodo n'intiza urudodo, ntari bugure metero n'intiza metero, ntari bugure imashini n'intiza yotirete, ntari bukoresha imashini yapfuye nurangiza untiza iyo. Abantu babana n'ubumuga bwo guprofita babaho. Nimba rero warabashatsemo, kenyera baguprofita induru zivuge. Ariko inama ngo uganireho, yicaza umudamu we babiganireho. mwiga ikibazo bafite. Se mada nta handi hantu bakwiga, nta bundi buryo twakemura ibi bintu. Ese tubikore gute mu mushahara ubona mfite ko jye ntabishoboye? Mwicare mwige uburyo byakemuka, madamu atabangamiwe, umukwe atabangamiwe, n'abo bafamiliye batabangamiwe, nibirimba iyo nama yawe n'umugore nirangira nabo mubagarure mu nama, mubereke ibyo mudashoboye. Tubafashe, turashaka kubafasha uko tudashoboye, uko dushoboye, ariko uko tudashoboye ababyeyi bongereho, namwe mwishakemo ibisubizo. Kuko icyo dushoboye ni iki? Dushoboye kuba twazajya tubafotoreza silabisi, twabyizeho nk'umuryango dusanga ubushobozi dufite ni ukubafotoreza silabisi, ariko tutazi aho mwigira
n'aho murara n'aho mutaha. cyangwa se Kuko muzatubaza ibyo kurya, yego ntimuzatubaza amaserivisi yego n'ibyo kwiga n'ibiki byanyu. kuko iyo wihaye gufasha abantu nawe utarakomera muramanukana, uyu muntu arakumanura. Iyo wihaye kujya gufasha umuntu nawe utarifasha biteje abantu benshi ubukene. Se ntihari abantu bagiye kuva muri Amerika na Canada n'umutwe musa kubera kuvuka no gushaka mu miryango nk'iyo ngiyo. Ubwo bishatse kuvuga rero yuko reka ndi kumva twanagira n'inama n'aba bagabo bifuza kunezeza abo basize inyuma. Hari ukuntu umuntu ataza kuba iwawe ariko akakuvuna nk'aho ari ahaba, akakuvuna kuruta kuhaba. yego Akumva ku kwezi ntazajya gukora, akumva iyo umuhaye ku kwezi ntazajya kuyabyaza ayandi, ahubwo ararya ku kwezi hazaza andi. yego ugahembwa hariho ibikariso, ibijipo, ibipira, ibikweto, ibiki byose bya bene abo washatse, ukongeraho nabi wanyu bitabujije nabi wanyu barumuna bawe na bakuru bawe Cyane. basigaye mu rugo, Ugahora muri bakumva- mwe, ugahora mu madeni y'imiryango. yego Nimba utariyubaka urajya kubaka abantu ushaka iki? Wabanje ukiyubaka. Ikindi, ese nimba udafite uburyo waba ububaka ukanabasakara, ufite isakaro gusa, rindira biyubake uzabasakare. ubwo inama nziza ni uko tumanza twebwe ubwacu tugera aho tugera, tubone kuzamura ngo tugeze aho abandi bagera, uko tutaragera ntituzahageza abandi. Aho utaragera ntuhageze abandi. Wowe nturihaza, nturabona ibiryo biguhagije, uzanye kurya uzanye abarya n'ibyo bitaguhaza. Ariko nibyo Ese wowe nturagira n'ahantu uryamisha abantu, uzanye abantu kuryama mu ntebe ejo ziroboke. Uzi intebe barayemo ukuntu ziroboka, zisaza imburagihe. se wawe umugani ko zisaza vuba, None se Kandi ntibaziraramo? kandi kuzicaramo bitagorana. Nyine iyo uryamye itako aho rigiye, naho uru rutugu rugiye, naho urubavu rugiye, hahita haroboka zisazira rimwe. Ariko wicaye gutya muri pozisiyo imwe, uba wicaye ahabuge. Intebe zakorewe kwicarwamo ntizakorewe kuryamamo. Okay. None muje gusajishiriza intebe n'icyarimwe, muje kumenagura ibyo bikombe n'amatasi icyarimwe, muze gusajisha ibintu bya nyir'urugo icyarimwe. Uyu mugabo nakemura ibibazo mu kinyabupfura, mu mutuzo, nta muntu na kimwe bibangamiye, kandi niyumva atabishoboye kubikemura, yashaka umwizerwa mu muryango babaho, cyangwa umushumba wawe ashobora kuba hari nk'umwizerwa akagufasha kumva ibi bintu, akabagira n'inama. Birashoboka ko umuntu aza akabagira inama, ariko nanjye araho nagiye kubirukana. Nanjye araho nagiye kubirukana pe, ndagenda kandi nta nubwo icyo kintu bari bakimbwiye. Ntabwo bari bakintumiye. Njyewe ubwanjye narahageze mbona birakabije, nabasuye. Yego. Mbona birakabije we, ndamubaza se uba hano ye kuva ryari? Ambwira igihe hamaze, numva arahasaziye. Ndebye uburyo banyuranwamo na muramu wabo, bakweta ibikweto, bitaba telefone. Muramu wabo arimo araganiriza umushyitsi nabo. Aro, none se ubona ako gatungo ngiye ntambutse gutya, mbona muramu wabo akeneye kujya muri tuwarete, nsanga indirimbo ihari, ndimo muri dushe kugira ngo ajye mu kazi azindutse, birasaba ko arara yose. Ayiwe. Ubwanjye naricaje mbakoresha inama, umugabo n'umugore batumva, ndabicaza ndabaganiriza pe, nsanga bari barabuze n'umuntu baganiriza. N'izisa baranankunda, naberetse ingorane zihari, mbere ku muraba bateje, mbere ku buryo natwe abashyitsi ndavuga nti nijye mushyitsi ubashije kubivuga, gusa abandi bazagaruka. Ndabereka ni ukuri pe, baragiye baranankunda, barankunda cyane, batura umujyanama mwiza, bahise babwira n'uwo mukuru wabo turamuma muzamugira umujyanama. Yego. Urumva baba bakeneye kubwirwa, kuganirizwa, bakagira ikinyabupfura. Yego. Hanyuma reka ngushimire, urakoze kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. Ni byinshi twavugaho, ariko abwirwa benshi akumvwa na beneyo. Nawe niba ufite bimwe muri ibyo twabashije kuvuga, ukurikize inama cyane cyane challenge mama Lionel yaguhaye, ndumva azagufasha, kandi uduke turimo ineza turuta ibisaga birimo
amahane. Mm. Hanyuma umenye ko wubaka urugo rwawe, umenye ababa mu rugo rwawe n'abatagomba kuhaba. Niba ngo utariyubaka ntabwo uzajya kubaka abandi, kuko n'ubundi ahubwo uzaba uri kubasenya. Mm. Uko buri gihe cyose iyo ushize ku nzu ibiremereye kurenza umusingi, inzu iridukana icyo kintu ushizeho kiridukana nabyo. Nagushimiye mama wa Lionel. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Hanyuma hari icyo mwakongera ku kiganiro tugiranye? Ntacyo nakongeraho. Ibyo Makuza yavuze ariko ntabuze icyo nongeraho. ku byo Makuza yavuze ntacyo mwakongeraho? Oya, ku byo mvuze ndongeraho kubasengera. Yego, ikaze mu isengesho. Sengera zino ngo zari zibayeho nk'aho zifite ibitare biziremereye, bibashe kubakurwaho, ubundi bahumeke, bisanzure, bajye muri dushe, nta kuvuga ngo ndimo, ahubwo bajyane muri dushe. Ubwo ndavuga babiri bagizwe umwe, kandi n'abo bana babona intungamubiri, kubera ko atari uguhaha umuceri babarira ku mibare, ahubwo bahahe ibibakwiye. Ahubwo nibamara kwihaza bari kubona batangiye kurya ibiryo bikababana byinshi, bazahamagara ababirya. Data wa twese aguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mana, ndagushimiye cyane ko duhaye umwanya wo kuvuga ku ngo zugarijwe n'ibintu bitandukanye. Iki cyiciro twari tugezeho turagisengeye, dusabye ubwenge bwinshi n'imitekerereze ikomeye, kandi dusabye ubushobozi mu ngo. Turirukanamo inzara n'ibibazo bituma abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ndahamagara ubwiza bw'Imana n'ubwenge bwo kuyobora izi ngo cyane, imirimo n'ibitangaza ndetse n'icyubahiro cyawe kibe muri zo. Ngushimiye muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.